Ndi papa sava. Shiri nibiki yuko kuri kurira ese usigaye ubana nande hano izi nkweto nsanze ku muryango izi nkweto ni izana usigaye wakuriye abagore hano uzi n'amagambo yabo nta muntu bana nawe izi nkweto utu dukweto tw'umugore twageze hano gute koko uzi abagore n'amagambo yabo na kajagari kabo mwese kuri kurira hasi ceceka nyine niyo mpamvu ngo wamagaye kugira ngo baze kundeba mwese uri kurizwa n'iki ngaho mbwira icyo umumagara ceceka ngo ceceka byagenze bite nose ubu ntabwo biri bukwangiriza urugendo koko oya none se icyaba kikubabaje nangerega kiba kimbabaje humura ngo ceceka sibyo ngaho mbwira utu dukweto nyine ubonye n'utwa nyogokuru wanjye. Nyogokuru wawe? None se nyogokuru? Ceceka. Ngo ceceka. Nyogokuru wawe se ari hano? Nyine sheri nyogokuru wanjye urumva nyine kubera gusaza. Ejo bundi twagiye kwa muganga basanga arwaye impyiko ebyiri zose zifite ikibazo. Mana yanjye. Noneho wenda ibyo byari na byiza nta n'ikintu byari bidutwaye pe. Ariko noneho kwa muganga baratubwira ngo umutima wagize ikibazo bashaka no kuwukuramo. Kumukuramo umutima? Avuye kuba bambwiye ko agomba kujya muri dialyse kubera izo mpyiko ebyiri. Bahita batubwira ngo bagomba no kumuhindurira umutima kubera ko ufite ikibazo. Ngo ceceka. None se koko nyogokuru wanjye nkunda cyane atamfite nyine ni njyewe afite muri ubu buzima, ni njyewe kumwitaho. Ese wamujyanye kwa muganga? Nyine urumva namujyanye. Nibyo babonye izo ndwara zose babonye? Namujyanyeyo barazibona, bakimubwira ibya dialyse bahita babona n'ikibazo cy'umutima. Umutima ni ukuwuvanamo? Ngo ni ukuwuvanamo ngo bakawusimbuza ubundi. Noneho n'impyiko nyine nta ceceka. Ihangane. Komera. None ubu ngubu nakumara iki? Nagukorera iki? Shaka ikintu cyo gukora nyine. N'amasaha arimo arangendana. Ihangane pe nta wundi muntu afite wo kwitabaza, urabizi nawe wenyine mba mfite. N'amasaha arimo arangendana, ngomba kugera ku kibuga mbere ho amasaha abiri. Nyine kwa muganga baratubwiye ngo tugomba ngo kwishyura ngo miliyoni 3. Miliyoni 3. Ariko urumva nyine ngewe njya nkora saving n'ubundi mu buzima busanzwe, ariko ngiye kureba iyo saving nakoze nsanga ni 500,000. Nukuri sheri ndabizi ufite urugendo, ariko nukuri mbabarira undwana nyogokuru wanjye ntabwo nshaka kumubura pe, mbabarira. Oya umubuze nanjye nabamubuze. Urumva n'imyiteguro
bangiye kugenda nasabwaga ibintu byinshi ariko byanze bikunze no gushaka icyo dukora cyangwa turebe ko twarakora ubuzima bw'uyu mukecuru. ko bitoroshye reka rero mwereke sheri wanjye n'ubundi byose mbikesha wowe. Buriya rwose kuva twamenyana, kuva nagira ibyo dukorana, tumaze kubikorana nagiye ngira umugisha, nagize umugisha ureke ese navuga ko ari n'umuteramwako cyangwa iki. Nta nyungu nigeze ngira nk'izo nagize maze kujya mu mutima wanjye, tumaze no mbega nabaye urabyumva nyine, nahise ngira umugisha pe. byose mbikesha wowe. Buriya rega wanteye ishaba ibi byose, kujya mu mahanga, ubyo ntunze kuri bufitemo uruhare. Ntabwo nabura icyo nkora rero, nubwo bitoroshye rero ngiye gushaka ukuntu ngushakira. Gusa wikomeza kurira, si gukomeza kurira, basi humura azakira, reka ngiye kuguha 1.5 miliyoni, sibyo? Hanyuma ubwo ndagiye nzajya nkomeza njye nkoherereza nyine gake gake. Urumva kugera muri biriya bihugu nkagiye kwesitara ntibyoroshye, nzajya nkomeza nkoherereze uko mbonye nkoherereza, ariko turwane ku buzima bw'umukecuru. Sheri urakoze, sibyo? Ngayihangane rero, ngayihangane. ubwo rero yansigira ngaka ashobora yagendanye. Reka ngusubire sheke wagira ngo ubwo urihangana uramujyana kwa muganga, n'ubundi urumva ntabwo muzahita muvayo. hanyuma uzajya wishyura gake gake. 0 ntabwo zuzuye. 0 ntizuzuye. Gashyira yindi zuzuye. Andika 15 ukazajya bakaguserereza. Ushobora kwandika 15 ugasanga ugiyeyo twibeshye. Amazina yandayazi. Miliyoni Emilio ubundi rero nyine Emilio Seyisa. nubwo wenda nyogokuru wanjye arwaye, ariko ni ukuri uri umusheri mwiza, urabona ubu mfashije mu kibazo. buriya njya kuguhitamo nari nabanje ndakureba, mbona ko wa muntu wakura umuntu mu kibazo rwose kimukomeranye. Sheri wanjye urakoze cyane, ni ukuri. ubu uzaratira cyangwa uze kurara ugiyeyo kugira ngo turokore ubuzima bw'uwo mukecuru. urakoze cyane. Ndi wakagombye kugira guhita ujyayo rwose. ariko nyine ndahita njyayo mu kanya maze kumva ko nawe wagiye amahoro. none se oya nyine urumva wenda nubwo unejeje umutima wanjye, ariko nyine
nta mpamba ndi bugwe pe kandi nyine nawe uranyumva ndababaye umutima umukecuru wanjye ameze nabi ariko humura impamba ndayibika neza nta kintu izaba uzaza usanga iri tayari sibyo sheri nyine ubwo haba harimo no gutinya nyine uwo mukecuru ndakunyumva nta kundi ariko basi naguhobera nyine ukagenda unyiyumvamo ahantu hose uri kuntekerezaho ntuzatinde uzatuma ngukumbura cyane ntabwo nzatinda nanjye kandi nzaguhoza ku mutima urakoze reka ngende rero indege itansiga ugende ubwo urugendo ibindi aho turi bugere nkabona interineti ndakubwira ndajya nkubwira aho ngeze imana ikurinde sawa nawe usigare amahoro kandi umukecuru umubwire uturwara ubukira yego bayi 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 amarira ukavuga ati kano kantu ndamukubita ku buryo atari ibitekerezo na kabiri n'ibijya bigera ku ifaranga ujye untekereza ndakubwiye ariko reka nkubwire ahantu bera umusazi nk'iyo yitora akakubwira ati tugende njye kureba umukecuru wawe ahantu ari wari kumuzana ariko uzika ibyo bintu noneho sinigeze nanabitekereza ariko don't worry sheri wanjye noneho nari kurenga ubundi nakwita ndeba ku gikuta nkacugumira ku buryo bwatanga umukecuru tute duhamagara ambulance kuko ukuntu byanyu n'uturutse hari umva ahubwo ubutaha nyine urumva aragiye maybe ndashobora kuzagaruka akaza kuranga umukecuru yarakize ni ukujya dufata aba bakecuru nyine twikuriye nk'ahantu nyine bikeneye udufaranga twa vuba vuba tukamukubita nk'ibihumbi 100 tumuryamisha hariya atabako akira noneho uwo mukecuru yatitira ahubwo yahita apfa noneho burundu ku buryo umugabo avuga ati niko bavuga mu Gifaransa 500 n'ibihumbi 500 sheri noneho ngo nagerayo azajya agenda anyongera anyoherereza have bivuga ngo ubu nimbyuko n'umutima ejo dushobora no guhimba ikindi kirwara noneho ko tuvuga ati basanze n'amara bari buyakuremo bigasaba ko bayoza abana yinitse akana oh my tujya kubikuza izina ry'imana yararaho twese turarari na ntago bino bintu narumunda buryo uzagera umusponsor muzima ndakubwiye ngo gatima ngo ibiki nibagiye imfunguzo se wabishyize shingizi sawo nazibonye ngomba ndi gutekereza ukuntu nyine umukecuru wanjye ngiye kumugeza kwa muganga niba aragiye inde umukecuru nyogokuru wanjye nyogokuru wawe
nyogokuru wawe se n'uriya mbonye usimbuka umeze nka misiri imwe barasa indege cyangwa ni drone itambutse ko mbonye umurabyo uhita ubonye umurabyo ubwo ni umurabyo ntabwo se asoni niko ndashaka kukubaza aha ni mu mahanga waje wambwiye ngo ugiye mu mahanga ndashaka kukubaza haretse kuza utera amahane ndeka kuza ntera amahane nk'ubu uratera amahane bigeze ahangaha wabanje ukamenya ntabwo nshaka kumpebeba hano niho mu mahanga waje hano ku kibuga cy'indege ariko se umuntu ntiyanyura urarara unzingisha amashati uririrwa umeshesha ngo ugiye mu kazi ku kibuga cy'indege ndashaka ko unsobanurira Ndimba aha nihe aha ni he aha niho ugiye mu kazi ku kibuga ugiye mu mahanga ariko Ndimba nibyo nkubwira ku buryo umuntu se atanyura no guseza aha habiki niho haba visa niho uteresha ihekasha hano koko muri iyi nzu y'uyu mukobwa urabona ukuntu winjira ugenda urangaguzwa nta gihari pe ariko Ndimba nk'ubu noneho ndagukorera iki koko Ndimba nta kintu gihari ndagukorera iki koko ubu usanga niho wari ugiye kwitsimba amezi 2 niho wari ugiye kumara amezi 2 ubeshya ngo uri mu kazi iyi nzu niho wari uje kwipfurikamo ahangaha ariko nari ngiye hanyuma wari ugiye nsobanurira hano habiki ni imfunguzo nari nibagiwe wazihibagiriwe ute aha ni ubika wanturiwe y'umugabo wagisambo we umubeshyi gusa ariko Ndimba iminsi y'abandi kuba 40 ukawufatwa buri munsi noneho urambwira iki koko ndakubita hirya no hino uzahano twakoye amafaranga umbwira ngo nta natike ugira ntayo ufite turinda dukora imbuga kugira ngo ukunde ubone tike none wibereye ahangaha ubusara kwamara igihe kingana iki mugabo we niko muko ushinzwe iki ku buryo ugiye ku kibuga cy'indege baza kunyura iwawe shayiki ndashaka kumenya ikintu gukora tugende nta kibazo tugenda tujya hehe niko wa mukobwa we ariko muzabaho gusa mwirirwa muraritse amaso ngo mutegereje kurya uko abagabo b'abandi babahahiye ni wembaza ubone kuntunurira ndashaka kukubaza wowe uzajya urya uvugira uhagaze twubahaniye n'inzu yanjye iyi ni inzu yawe ku buryo wumva uzajya urundamo abagabo b'abandi babeshya ngo baragiye baza baturanga ariko muzabaho igihe kingana iki mwakuba amaboko mufuka mugakora urumva igihe wahereye usakuza nk'aho ari iwawe aha ni iwanjye ndagira mbanze mbikwibutsa hanyuma niba umugabo ni uwawe ndakubitsa ko uyu mugabo nawe ari uwanjye hanyuma kuba ari uwawe kuki mutari muri kumwe ugize ubona ngiye gukura akaboko nkamwinjiza hano yarinze aze agera hano ari njyewe umuzanye wowe uranga nakuzanye mwese ntabwo munyituye hejuru urumva urusaku mufite ibibazo by'urugo rwanyu bikemukira iwanjye kuki ahubwo abagore nk'amwe mutamenya ubwenge nawe mufite ibibazo mukajya kubikemurira iwanyu abafite ubwenge ni mwebwe mwanturi mwese abakobwa muzajya mwirwa intore ni wowe ariko imitungo yose ibikwa iwanyu nk'aho muri agatunzi ese iyo mitungo turaza tukayiba ariyo duterura ko itwisangira umugabo witwa n'umusanze hano wari wambona iwawe wowe ariko uraza unsakuriza nta n'isoni cano tugende wantumbiwe natumuke rwose turura ohoha mvira hano mutantera n'umwawe nintumuke ubu mbege nimbe nk'umukungu nimbe nk'urusenda rugenda rutumukira abantu mu maso rubarya mu maso nintururi nk'inturi igenda ibundabunda yaraye ku gasozi niko ohoha nyine ni nohohe ni nohohe mbega ubwo ntacyo simfite iyonjya simfite uruvugiro birabasaba nk'iki ngo umunsi wokere mu nzu okay
sawa reka nohohe reka nturure reka nohohe reka umva reka ntumuke ndagiye ngiye nka roho mbi hanyuma ubwo nawe nujyayo ntuzibwire ko wenda batazampamagara kugira ngo nkumfirime ntabwo se ndimba ndimba nawe ibyo ntabwo byari birimo inde ndimba kandi nturuye reka nohohe ndimba urakomeje sawa ubwo nzakumfirime ese wakitonze tukagera mu rugo wenda nkagenda ariko mbanje kugusobanurira madu Papa turahisha Sava.